Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana. Ndi Florien, nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana muri iki cyumweru rivuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Iri ni ijambo ry'ihumure kandi ni ijambo umuntu wese atapfa kubwira mugenzi we, ariko Imana yo kuko ari nyabubasha, ari Imana ifite ubutware n'ubushobozi, yo ntabwo itinya kubibwira umuntu ikamubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ubusanzwe mu buzima busanzwe bw'abantu, umuntu wabwira undi ngo ntutinye ndi kumwe nawe, akenshi aba ari kwirarira, kuko iyo haje ibikomeye, hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo amagara iyo atewe hejuru buri wese asamaye. Umuntu ashobora kuvugira ngo nzagufasha, nzabana nawe, nzakurengera, ariko akabikubwira nk'umuntu koko yumva yabikora, ariko igihe cyagera imbaraga zikabura. Byabaye kuri Petero ubwo yarimo ajyana na Yesu mu rugendo rwe rwa nyuma mu isi. Yaramubwiye ngo tuzajyana, aho uzajya nzajyaho, ariko inkoko itarabika amwihakana gatatu. Mu by'ukuri muri we yumvaga bazajyana, ariko imbaraga z'Imana zitandukanye n'imbaraga z'abantu. Abantu turi abanyantege nke mu buryo bwose. Byaje kwanga rero, aho yageze aho aravuga ati uwo muntu simuzi, kuko yari abonye abaje kumufata ari abanyabushobozi. Bibiliya itubwira ko muri iyi si harimo ibinyabubasha n'ibinyabushobozi. Rero umuntu iyo atarahura nabyo aba yumva akomeye, ariko mu isi harimo ibikomeye, harimo n'ibyadukanga bikadukura umutima, harimo n'ibyatuma abagenzi badakomeza urugendo. Niyo mpamvu hano Yesu yabwiye abantu ngo ntimutinye kuko ndi kumwe namwe, kandi ntimukuke umutima, ntimwihebe kuko ndi Imana yawe. Yari arimo avuga ngo azajya gukomeza. Iri ni isezerano, ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Iri jambo ni ubuhanuzi, ariko bufite icyo bubwira umuntu. Icyo butubwira cya mbere ni uko umuntu aho ava akagera ari umunyantege nkeya. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umuntu wishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko umuntu ureka Imana ikamushyira hejuru iramukomeza. Umuntu ni umunyantege nke ku buryo n'urugendo rw'intambwe imwe atabasha kurutera, ariko Imana kuko ari umukunzi w'imbabazi, yohereza ijambo ryayo mu bushobozi bwayo. Kandi umukozi w'Imana umwe niwe wavuze ngo ijambo ryawe ryaranzuye Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo ribeshaho. Ibi bintu byose turebesha amaso byaremwe n'ijambo. Aha rero Imana iravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Aha uwizeye iri jambo rimubera ubushobozi bwo gukomera, bwo kunyura mu bintu atari bubashe kunyuramo, kubera ko yizeye ko ari kumwe n'Imana. Kandi twemerewe ubukomezi bw'Imana. Aha ntabwo Imana igipfa kuvuga ijambo gusa,
ntabwo ishobora kumanura ubu buhanuzi. Aha Yesaya arimo ahanurira ubwoko bwa Isiraheli, bari bari mu bihe bikomeye, baratatswe cyane, bafite intambara nyinshi, ku buryo ikintu cyose wari kubakorera kitari kubasha kubakura mu mubabaro barimo, uretse ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ziruta iz'abantu batekereza, rifite imbaraga ziruta iz'amafaranga, rifite imbaraga ziruta iz'abavandimwe, rifite imbaraga ziruta iz'imiryango. Yesu ajya kujya mu ijuru, byari byoroshye ko asiga yubakiye abigishwa inzu, cyangwa se agasiga bahaye isambu, kuko icyo gihe n'abantu bari bataraba benshi cyane ku isi, hari imisozi. Byari binoroshye ko asiga bahaye imirage, ariko abasigira amahoro. Aravuga ati njyewe mbahaye amahoro, kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Ni ijambo gusa yababwiye. Aravuga ati mbasigiye amahoro. Ariko ayo mahoro yaje gukora ibitangaza bo batatekerezaga, kuko amaze kugenda bakoze inama, baravugana bati ariko ubu ntureba uko adusize. Ariko bakibirimo baravuga ati umwe atera urutoki hejuru ati ariko nubwo turi muri ibi, ariko yaravuze ngo tujye hamwe dusenge, mureke tubikore, kuko n'ubundi nta shuwa. Abantu benshi iyo nta shuwa nibwo begera Imana. Ariko Imana kuko ari inyembabazi, uburyo uyegereye bwose nayo irakwegera. Bagisenga umuriro uturuka mu ijuru, barakomera, bahabwa imbaraga, nabo ubwabo baritangarira. Nka Petero aho yanyuze avuga ati simuzi, ahanyura avuga ati umwe mwishe mukamubamba, niwe utumye tuvuga izi ndimi, niwe utumye, kugeza ubwo bagiye kumwicira avuga ati no, ntimumbambe nk'umwami wanjye. Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane, rifite imbaraga nyinshi zitungura n'uwari ryizeye, nawe akabaho mu buzima butunguranye atakekaga ko yashobora, kuko rifite imbaraga, rifite ubushobozi, rifite n'ubutware. Aha rero Yesu kurivuga ntabwo yari atunguwe, ntabwo yari avuze ikintu cyoroshye. Yaravuze ngo ntimutinye kuko ndi kumwe namwe, ntimwihebe, ntiwihebe, kuko ndi Imana yawe. Ubu ni ubwoko bw'Imana buri kubwirwa, mwene data. Imana yawe irakomeye. Imana yawe ifite imbaraga ziruta iz'ibikugarije, iz'ibikugose. Kuyizera no kuyiringira harimo ubutsinzi bw'inzira yose uri kunyuramo. Umuririmbyi yararimbye ngo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Mu kabwibwi ni ahantu ha nijoro hatabona, hari umwijima, ku buryo udafite itoroshi utabasha kumenya aho ushyira ikirenge. Ariko Yesu akavuga ngo njye ndi kumwe namwe. Niwe utumurikira ahatabona, niwe udukandagirira ikirenge ahari ibyago, akatwereka aho dushinga ikirenge. Muri iki gitondo nuzuye ijambo ryo kukubwira ngo ntabwo umuntu yakomezwa n'ibifatika byo mu isi, ahubwo umuntu yakomezwa n'ijambo ry'Imana. Yesu yarabyivugiye ubwo yari amaze iminsi asenga, ageragezwa na Satani mu butayu. Aravuga ngo ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Iri jambo ntutinye, iyo uryizeye mu mutima wawe uca mu biteye ubwoba, ariko umutima ukomeye, kandi nyuma yabyo ukabibona nk'ibyari bibambwe, nk'ibyari biziritse, nk'ibitari bigufiteho ububasha, kuko n'abakubonye bakubaza uko wabiciyemo, ukababwira ngo nabicishijwemo n'Imana yari yavuganye nanjye, nabicishijwemo n'imbaraga zikomeye zaturutse mu ijuru ziza muri njye. Mwakire neza ijambo ry'Imana, muryizere, niryo ribakiza
kandi niryo rizabaherekeza mu minsi yanyu. Imana ibaha umugisha. Mana Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, uryeze kandi uriherekereshe imbaraga zawe, abaryumva bose ribakize, ribarebere urumuri, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.